dore ubuhanuzi bw'ibintu bitatu bizaba muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. hanyuma ubu butumwa burareba abanyarwanda, burareba abumva ururimi rw'ikinyarwanda. ubu buhanuzi burareba abanyarwanda aho muri hose. muri uyu mwaka 2025 hazabamo ikintu cyitwa inzara. ngiye kubona mbona ndimo ngenda, ariko nkabona inzu imwe ituye nk'aha, indi ituye nk'ahandi hirya kure kure kureyo. hanyuma mesaje ya kabiri y'ibindi bintu, hazaba intambara ikomeye. inongere mbisubiremo, ndabahendahenze, ndabinginze mwoka byaramwe, ndabasabye ndongeye ndabinginze musenge, kuko iyi ntambara irakomeye. nkabona abagabo bararira, nkabona abagore bararira, nkabona abakobwa bararira, nkabona abasore bararira. ndangije ngiye kubona mbona hahandi abantu bari kujya bagasohoka bari kurira. ndagushuhuje kandi nkwifurije amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana Data wa twese. wewe udahwema kudukurikira, wewe udahwema kubana natwe, wewe ukurikirana ibiganiro byacu, inkuru zacu, wewe uduha komenti ukatubwira uko wabonye ibintu, uko wabyumvishe, ukatubwira icyo twakosora cyangwa se ukadushimira, wewe utubwira ko udukunda. reka nanjye nkubwire ngo turagukunda. umuryango mugari w'Abaheburayo TV turi inshuti yawe. reka nkubwire ngo kandi uko tuzirikana niko natwe tukuzirikana. Imana y'amahoro rero iguha umugisha, kandi Imana y'amahoro reka nkubwire ngo ikwishimire. ndagarutse uyu munsi, ndikumva mfite ubutumwa, ndikumva mfite ubuhanuzi Imana yampaye. hari ibintu Imana yampaye kuri uyu mwaka wa 2025. iyo dutangiye uyu mwaka usanga abantu benshi dufite ukuntu twifurizanya umwaka mushya muhire, yaba ka message, yaba ka SMS kuri WhatsApp cyangwa se kuri telefone bisanzwe, yaba kumuhamagara. hari abahana utugifuti, hari abasurana, ibintu nk'ibyo mu rwego rwo kwifurizanya umwaka mushya muhire. ariko umunyarwanda yaravuze ngo nta kiryoha gisangiwe nk'amagambo. ibyo byose, yaba kukohereza ka SMS, yaba kuguha akagifuti, byibuze biza kuryoha iyo arengejeho ijambo ryiza rikubwira ngo ukuboko kwiza kw'Imana kubane nawe, Imana izakurinde, Imana izaguha umugisha. by'akarusho akakubwira ngo ndagukunda. nshimiye abantu mwese abanyuze inbox bakanyandikira kuri WhatsApp bakambwira ngo turagukunda. ni ukuri nanjye ndabakunda. reka nongere mbisubiremo, ndabakunda. Imana y'amahoro ijye ibankomereza, Imana y'amahoro ibimane, ibarinde ibyago, ibarinde amakuba, ibarinde intambara, ihagarare mu ruhande rwanyu mu izina rya Yesu. nk'uko mubimenyereye, nitwa Ngobokamiliyani Theo. ndi umugabo, ndubatse, ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, n'iyindi mirimo Imana impaye gukora. hanyuma iyindi yose igendera kuba ndi umukristo, kandi iyindi yose igendera kuba n'ubundi byanga bikunze ndi umuvugabutumwa. ibindi byose habanza kuba umukristo, hagakurikiraho kuba umuvugabutumwa, kuko icyambere abizeye Yesu nk'umwami n'umukiza yabahaye ubushobozi, kandi amaje kubaho ubushobozi aravuga ngo mugende mu mahanga yose mubwirize abantu, abazemera muzababatize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iryo Umwuka Wera. uyu munsi nje kuri kamera, ngaragaye imbere ya kamera kubera yuko mfite ubuhanuzi. mfite ubutumwa bwa 2025. hari ibintu bitatu Imana yambwiye kuri 2025 abantu bigomba kuzabaho, abantu bagomba kuzabona. ndabizi ushobora kuza kugira amatsiko ngo ibyo bintu ni ibiki. nyemera yuko wenda dukomeza kugira ngo tugaruke turebera hamwe ibyo bintu. mu nyemerere hanyuma tubanze dusenge, twiragize Imana. nyuma yo kwiragiza Imana turasoma ijambo ry'Imana rikubiyemo bwa buhanuzi, riyoboye bwa buhanuzi, hanyuma tuze kugaruka kandi n'ubundi tuvugira hamwe bwa buhanuzi. mu nyemerere hanyuma duce bugufi dusenga Imana.
mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Imana y'amahoro, Imana y'urukundo, Imana igira neza, se w'umwami wacu Yesu Kristo, turagushimye twebwe abo warinze uturinda imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Turagushimye kandi abo wasigaje kugira ngo dusigare dutunganya ibidatunganye. Turagushimye kandi abo warinze ukemera ugatanga ingabo nyinshi kugira ngo twebwe tubeho. Yeremiya yabyanditse neza, muhanuzi aravuga ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ntabwo ari ibibi ahubwo ni ibyiza, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Tugushimiye ko mu byo wadusigarije rero harimo ibyo wibwira kutugirira, kandi ibyo wibwira kutugirira akaba atari ibibi ahubwo akaba ari ibyiza, bikatubera ikimenyetso kigaragaza yuko n'ubundi hari ibyiza tuzabonaho hanyuma y'ubu buzima. Uhabwe icyubahiro rero. Tuje kuri izi kamera, nta yindi mpamvu itumye tuje kuri izi kamera, ni ukugira ngo tuganire n'ubwoko bwawe, abo wasize ubarinze nk'uko natwe waturinze, abo waduhaye mu nshingano nk'uko waduhaye izo nshingano ngo tugende mu mahanga yose tubwirize ubutumwa bwiza. Abazemera tubabatize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Kandi niyo mpamvu niyo itumye tuza kuri kamera. Ndakwinginze rero ngo kuko tuje kuri kamera tuzanwe n'iyo mpamvu, mpamagaye Umwuka Wera w'Imana kugira ngo atubashishe, mpamagaye Umwuka Wera w'Imana kugira ngo atuyobore, mpamagaye umugambi w'Imana kugira ngo usohore ku buzima bwacu ndetse n'abadukurikiye. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ndasenze cyane, ndongeye ndinginze kandi ngo unyemerere Umwuka Wera abane natwe. Haleluya! Umwuka Wera abane natwe tugiye kuvuga ibyawe. Umwuka Wera dushoboze, Umwuka Wera tubashishe abo tugiye kubwira. Ninginze Umwuka Wera ngo abasange, abasobanurire, anabigishe neza ibyo ushatse kuvugana nabo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya! Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ndongeye ndavuze ngo Imana ishimwe kubiduhaye aka kanya, kandi nanone Imana ishimwe kubiduhaye uyu munsi, nanone kandi Imana ishimwe kubiduhaye ibi bihe. Nushimwe Jehova, nushimwe Elohim, nushimwe Adonai. Data urakoze, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ngo komeza kuganza rero kandi ukomeze no gutegeka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen, amen, amen. Imana ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo munyemerere twinjire dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Abacamanza. Igitabo cy'Abacamanza igice cyaho cya 6 turasoma duhereye ku murongo waho wa 12. Turaza gusoreza ku murongo waho wa 16. Ni igitabo cy'Abacamanza igice cyaho ni icya 6, turasoma dore ku murongo waho wa 12, turaza kandi gusoreza ku murongo waho wa 16. Hari ijambo rivuga ngo marayika w'Uwiteka aramubonekera aramubwira ati, Uwiteka ari kumwe nawe wa munyembaraga we, ugira ubutwari. Gideyoni aramusubiza ati, mutware, niba Uwiteka ari kumwe natwe, ni iki gituma ibyo byose bitubaho? N'imirimo ye yose itangaza irihe? Iyo basogokuruza batubwiye ngo Uwiteka niwe wadukuye muri Egiputa, ariko noneho Uwiteka yaradutaye, yatugabije Abamidiyani. Nuko Uwiteka aramwitegereza aramubwira ati, genda uko imbaraga zawe zingana, ukize Abisiraheli amaboko y'Abamidiyani, si njye ugutumye? Gideyoni aramusubiza ati, ariko Uwiteka, Abisiraheli nabakirisha iki? Iwacu ko turi aboroheje mu muryango wa Manase, nkaba ndi umuhererezi mu nzu ya data yose. Uwiteka aramubwira ati, nukuri nzabana nawe kandi uzanesha Abamidiyani nk'unesha umuntu umwe. Amagambo y'Imana. Munyemerere gatoya hanyuma nongere nsubiremo. Ndikumva Umwuka Wera w'Imana antegetse, ndikumva Umwuka Wera w'Imana anyoburija kugira ngo nongere iri jambo kandi nongere ndisubiremo. Ni ijambo tugiye gusoma dusanze mu gitabo cy'Abacamanza igice cyaho cya 6, turasoma duhereye ku murongo waho wa 12. Hari ijambo rivuze ngo marayika w'Uwiteka aramubonekera aramubwira ati, Uwiteka ari kumwe nawe wa munyambaraga we, ugira ubutwari. Gideyoni aramusubiza ati, mutware, niba Uwiteka ari kumwe natwe, ni iki gituma ibyo byose bitubaho?
n'imirimo ye yose itangaza iri he? Iyo ba sogokuruza batubwiye ngo Uwiteka niwe wadukuye muri Egiputa, ariko noneho Uwiteka yaradutaye, yatugabije Abamidiyani. Nuko Uwiteka aramwitegereza, aramubwira ati genda uko imbaraga zawe zingana, ukize Abisiraheli amaboko y'Abamidiyani, si njye ugutumye? Gideyoni aramusubiza ati ariko Uwiteka, Abisiraheli nabakirisha iki? Iwacu ko turi aboroheje mu muryango wa Manase, nkaba ndi umuhererezi mu nzu ya data yose. Uwiteka aramubwira ati ni ukuri nzabana nawe, kandi uzanesha Abamidiyani nk'unesha umuntu umwe. Amagambo y'Imana. Yabaye wari unyumvishe wakagombye kwikiriza ngo amen, kandi reka nshimire weho wikirije ngo amen. Hanyuma Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro, yiduhaye uyu mwanya kugira ngo twongere tugaruke, kandi kugira ngo twongere twumve Imana, kugira ngo twumve Imana ivugana natwe. Muri no minsi dufite ikibazo cy'uko abantu bahaze ibintu by'Imana. Reka nongere mbisubiremo, dufite ikibazo cy'uko abantu bahaze ibintu by'Imana. Ndagira ngo mbabwire, mu bintu bibaho hari ibintu mu buzima abantu tudahaga, hari ibintu kandi nanone tudakwiriye guhaga. Reka nongere mbivuge, hari ibintu mu buzima abantu tudahaga, ariko hari n'ibyo duhaga, ariko hari n'ibyo tudakwiriye guhaga. Reka mbibutse iri jambo, n'uwakwibagirwa amashereka ya nyina akibagirwa uko amera, ariko ntazatesha agaciro amashereka ya nyina cyangwa se amashereka ya mama we, kuko niyo yatumye aba uwo ari we, niyo watumye agira ubuzima. Kuko iyo ataza kubona amashereka, wasanga hari ikibazo mu mikurire, wasanga hari ikibazo mu mitekerereze, wasanga hari ikibazo kindi yari kugira. Ariko kubera ko yagiriwe umugisha, akabona amashereka y'umubyeyi wamubyaye, akabona amashereka ya mama we, niyo mpamvu niyo kwa muganga badushishikariza, ndavuga bashishikariza ababyeyi cyangwa se abagore bacu, babashishikariza konka byibuze guha abana amashereka kugera ku gihe cy'amezi 6. Nyuma y'amezi 6 bakabaha imfashabere ariko idakuyeho na ya mashereka. Bishatse kuvuga iki? Amashereka ni ubuzima ku mwana, amashereka ni imibereho ku bana. Nari mbivugiye iki? Nari mbivuze ngo ushobora kwibagirwa uko amashereka yari ameze, ariko nanone ntiwakwibagirwa ko wose amashereka ya mama wawe. Rero mbivugiye nanone, ntabwo twari dukwiye kwibagirwa ibintu by'Imana ngo tubifate nk'aho bitatureba, ngo tubifate nk'aho bitakigezweho, kuko naho twakwibagirwa, ariko mbibutse yuko ibintu by'Imana ni ibintu tutagomba kwibagirwa. Hari ibintu tujya twibagirwa rwose tukumva nta nicyo bidutwaye. Hari muririmbyi yararimbye ngo bikibagirana nk'inzozi z'umuntu. Tujya twibagirwa inzozi twarose, twayewe hari n'izo twarose tutibuka. Ntihagire icyo bihindura mu buzima, ntihagire icyo bihungabanya. Ariko amagambo y'Imana, icyo Imana ivuganye nawe, icyo Imana igushakaho, si ngombwa ngo ukibagirwe, kuko iyo wibagiwe ikintu cy'Imana, icya mbere uba wikuye mu mubare w'ubuzima, uba wikuye mu babaho. Kuko ijambo ry'Imana, ubuhanuzi bw'Imana, icyo Imana ivuganye nawe ni ubuzima. Ijambo ry'Imana rirarema, ijambo ry'Imana rirahindura. Imvugo y'Imana ni ubuzima, imvugo y'Imana ni imibereho, imvugo y'Imana ni ubukire, imvugo y'Imana ni ubumenyi, imvugo y'Imana ni imbaraga, imvugo y'Imana irahambaye. Imana ishimwe. Hanyuma ndagira ngo muze kunyemerera bantu b'Imana, nimvuga ngo 2025 hari ibi, uze kwihangana ubitega amatwi, uvuga uti ese koko 2025 niba Imana ihishuye ko hari, ngewe ndinde ngomba kwitwara ne? Mbese ndasabwa iki? Ni ukamenya ikintu usabwa. Dufite ikibazo cy'uko iyo dutambukije SMS cyangwa se message, cyangwa tuvuze iki Imana
Imana yadutumye, usanga abantu benshi bajya kubikritika, ugasanga abandi bageretseho ibitutsi, ugasanga abandi bageretseho amagambo atari meza. Inshuti y'Imana, garukira aho ngaho, kubera yuko icyo uri gutuka ni imvugo y'Imana, kandi Imana si so wanyu. Nongere mbisubiremo, Imana si so wanyu, Imana si nyokorome, Imana ntabwo ari nyoko wanyu, Imana ntabwo ari nyogosenge, Imana, reka mbivuge, Imana ntabwo ari mukuru wawe yo gukinisha ibintu Imana yavuze. Reka nongere mbisubiremo, ntabwo Imana wakinisha amagambo umugore wawe akubwiye, ugakinisha y'umugabo wawe akubwiye, ugakinisha nyoko wanyu, ugakinisha ya so wanyu, ugakinisha n'ay'abandi. Ariko ijambo ry'Imana ntukarisuzugure, ijambo ry'Imana ntukarikinishe. Ijambo ry'Imana, Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bigakomera, wewe urayikinisha. Imana yimura imisozi itabimenye, ikayubikana uburakari bwayo, iyi Mana urayikinisha. Ijambo ry'Imana riramburuza impara, iri jambo ry'Imana urarikinisha. Imvugo y'Imana umuntu yumva ariko Mana ndagushimye. Hanyuma ndagira ngo tuze kugaruka inshuti z'Imana, nongere mbisubiremo, uzamenyera ibindi, ariko mwiyamye kumenyera imvugo y'Imana. Sinzi impamvu binjemo. Numvaga ndicara nkahita mpanura, numvaga ndicara nkahita mvuga message y'Imana, numvaga ndicara nkahita nkubwira icyo Imana ivuze kuri 2025, numvaga ariyo sanse narindimo. Sinzi impamvu. Inshuti, garukiraho gusuzugura, gukinisha ibintu by'Imana. Ibintu by'Imana ntabwo ari ibintu byo gukinisha. Hanyuma ndagira ngo kandi uyu mugabo witwa Didiyoni, Imana ijya kumutuma, we aravuze ngo ngewe nduworoheje mu muryango wacu, turi abantu boroheje mu muryango kwa Manase, yewe nanjye ubwanjye ndi umuherereza. Yarashingiye kuba abantu b'Imana ari babandi ngo Imana ngo ikoresha ngo abantu batagira inenge, abantu bize, abantu bakomeye. Inshuti y'Imana, dufite ikibazo kandi cy'abantu bajya kumva imvugo y'Imana bakamanza bakareba ngo ivuzwe nande. Reka nongere mbisubiremo, bakareba bakamenya ngo iyi mvugo y'Imana nubwo Imana ivuze, ariko iyi Imana ivugiye muri nde, ninde ivugiyemo, ninde itumye, ese ni muntu ki? Ndagira ngo ahangaha uburetse kuhatinda cyane, kuko icya mbere Imana itoranya uko ishaka, kabiri ituma uwo ishaka, kandi mutuma ibyo ishaka. Icy'ingenzi ni uko ibyo itumye cyangwa se uwitumye ibifitemo inyungu, cyangwa uwibatumyeho bibafitiye inyungu. Ntaza kwicara ahangaha kuri kamera cyangwa se n'abandi mujya mureba ngo none se ngo yiza ngahe ngo yakagombye, sinzi uwo nigeze kumva haravuga ngo ariko ngo ubundi ngo umuntu ngo umeze ngo nka runaka ngo Imana yakagombye kumutumaho ngo nka Gitwaza, ngo nka Dogita Gitwaza, ngo kuko ngo kamemu ngo ni umuntu wize, ngo ni umuntu yego ishatse Dogita Gitwaza yamutuma, ariko nanone ntabwo Dogita Gitwaza ari we Kampala ngo Imana ngo abari w'Imana ituma. Kubera iki? Imana ntihamagara abakomeye, ahubwo Imana ikomeza abo yahamagaye. Aka kantu ntabwo kumvisha. Imana ntabwo ihamagara abakomeye, ahubwo yo ubwayo ikomeza uwo yahamagaye. Haleluya! Kandi nasomye ijambo ry'Imana muri Yeremiya, irambwira ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bene aba bantu bazakora iby'ubutwari. Imana ishimwe. Ntabwo ijambo ry'Imana rivuga ngo abazi Imana yabo nabameze bati, oya, bazakomera. Ntabwo Imana ihamagara abakomeye, nta nubwo ihamagaye abakomeye, ahubwo ihamagaye aboroheje kugira ngo ibakomeze mu izina rya Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo hanyuma nkuko nabivuze mu nyemerere mbabwire ibintu bitatu cyangwa se message ikubiyemo ibintu bitatu bizaba muri 2025.
dore ubuhanuzi bw'ibintu bitatu bizaba muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Nshuti, nuza kumva ibi bintu bitatu, icya mbere umenye yuko usabwa gusenga. Icyo ni icya mbere, usabwa gusenga. Icya kabiri, usabwa kuba maso. Icya gatatu, usabwa kugira ubwenge cyangwa se kugira amakenga. Imana y'amahoro itugirire neza kandi Imana y'amahoro ituganze. Muri uyu mwaka 2025 hazabamo ikintu cyitwa inzara. Uti iyi nzara gute? Ese bije gute? Ese wabibonye gute? Nagiye kubona mbona nari ndimo mwiyerekwa, ngiye kubona mbona ndimo ngenda, ariko nkabona inzu imwe ituye nk'aha, indi ituye nk'ahandi hirya kure kure kure. Hanyuma ku buryo kujya kuba wakenera nk'umuriro wenda wo gucana mu ziko kugira ngo uzajye kurahurayo, kereka babaye bari bugutize nk'ikibiriti, ariko nka kwa kundi mu cyaro mubizi kera twajyaga tujya kurahura mu byatsi, ukaba utawuvanayo ngo ugeze mu rugo kubera ukuntu ari kure. Hanyuma icyo gihe ubwo nabonaga urwo rugendo, kandi nabonaga hagati y'urwo rugo n'urundi, cyangwa se hagati y'izo ngo zigiye zitandukanye, nabonaga ibyatsi byarumye. Hanyuma mu kubona ibyatsi byarumye, nagiye kubona mbona hari abantu bari kugenda batoragura ibitiritiri. Ibitiritiri wenda kubabizi, kubatabizi ni bino bigori. Hanyuma iyo umaze guhunguraho ikigori, cya giti gisigara imbere nicyo bita igitiritiri. Hanyuma nabonaga abantu bari kugenda batoragura ibyo bitiritiri, hanyuma akaba ari byo bagenda bahekenya. Hari ababihekenyaga babyinitse mu mazi, hari n'ababihekenyeraga aho ngaho. Ibyo ntubimbaze, nuko nabibonaga. Hanyuma ako kanya numva ijwi rimbwira ngo hagiye kubaho inzara nyinshi cyane. Hagiye kubaho inzara ku rwego rw'uko ibiryo cyangwa se kurya k'umuntu hazarya umuntu wavuganye n'Imana, cyangwa se hazarya umuntu wamenye ubwenge, akamenya kwizigamira, akamenya kwizigamira. Icya kabiri, akaba ari wa muntu ufite akazi keza, kuko tujye tuvugisha ukuri, hari akazi muri ino minsi bigoye kuba katunga umuntu. Niba hari akazi rero bigoye kuba byatunga umuntu, hanyuma muri icyo gihe bwo bizaba bihebuje, bizaba birenze uko ubitekereza. Ibiciro by'ibiribwa biziyongera ku isoko. Ntago nzi ngo biziyongera ku kigero kingana iki, nta nubwo yambwiye ngo biziyongera byagenze gute. Ntago nzi impamvu y'iyo nzara, ntago nzi impamvu y'uko kwiyongera kw'ibiciro. Ngewe message nahawe niyo. Hanyuma message ya kabiri y'ibindi bintu, hazaba intambara ikomeye, intambara ikomeye hagati y'abantu n'abandi. Hanyuma iyi ntambara ni iyihe, cyangwa se ni intambara izaba ishamikiye kuki? Hagiye kubaho intambara mu rwego rw'amadini, intambara mu rwego rw'amadini hagati y'abapasitoro ndetse n'abandi bapasitoro, hagati y'abaririmbyi n'abandi baririmbyi, hagati y'abavugabutumwa n'abandi bavugabutumwa. Ni intambara yo mu buryo bw'umwuka, ni intambara, reka nongere mbisubiremo, ni intambara yo mu buryo bw'umwuka. Ahangaha bantu mudukurikiye, abemera Imana, ndabinginze mwebwe murushaho gusenga, kuko abakristo mugiye guhura n'urugamba rukomeye. Abakristo mugiye guhura n'intambara ikomeye. Abakristo mugiye, reka nongere mbisubiremo, mugiye kurwana urugamba, mugiye kurwana intambara, intambara ikomeye, intambara. Ngira ngo twasomye ijambo ry'Imana, Abisirayeli bari kuvuga ngo wadukuyeho amaboko, utugabiza Abamidiyani. Hanyuma icyakora cyo nidusenga Imana Data wa twese, izatwoherereza umucunguzi ari we Yesu Kristo. Izatwoherereza umucunguzi wo kuza kudutabara, izatwoherereza umucunguzi wo kuza kubana natwe. Ndabinginze mwoka byaramwe, ndabinginze
ndabinginze kugira ngo musenge, kuko iyi ntambara irakomeye, iyi ntambara irakomeye, iyi ntambara irakomeye. Reka nongere mbisubiremo, ndabahendahenze, ndabinginze mwoka byaramwe, ndabasabye ndongeye ndabinginze musenge, kuko iyi ntambara irakomeye. Iyi ntambara tugabijwe na Satani, iyi ntambara tugabijwe n'abadayimoni, iyi ntambara tugabirijwe. Iyi ni intambara ikomeye, ni intambara itoroshye, ni intambara ku buryo umukristo uzayirwana yarangiza akayinesha azambikwa ikamba, mbese azaba yabaye intwarane. Bise mvuge ngo ni intwarane, azaba yewe ninshaka mvuge ngo azaba yabaye n'intwari. Kubera iki? Yakobo igihe kimwe ngo yakiranye na marayika, hanyuma umuseke utambitse, marayika aramubwira ati ndekura nigendere. Yakobo aramubwira ati ni ukuri ntago nakurekura, sinakurekura. Hanyuma ngo marayika uko bakomeje kurwana, abonye ko atamunesheje, biravuga ngo amukora ku mutsi w'inyonga ry'itako. Arangije aramubaza ngo none witwa nde? Yakobo aramubwira ngo nitwa Yakobo. Urumva? Hanyuma ngo aramubwira ngo ntukitwa Yakobo ukundi, kuko wakiranije Imana n'abantu kandi ukanesha, uhinduriwe izina, wiswe Isiraheli. Mbivugiye iki? Ndagira ngo mbabwire ngo turasabwa kurwana urugamba, turasabwa gushyiramo imbaraga, turasabwa kugundira, turasabwa kurwana. Sinzi niba namwe ubwanyu mutabibona yuko uru rugamba ninshaka mvuge ngo rwaratangiye. Impamvu navuga ngo rwaratangiye uru rugamba, usibye ko 2025 ho nagahebuze, 2025 ho nakarusho ku kintu cyitwa intambara, ku kintu cyitwa urugamba. Impamvu mvuga ngo rwaratangiye ni hahandi usanga umukristo atinyuka agahangara pasiteri, akamuvuga, akamwubahuka, akamujyana mu nkiko. Ni hahandi usanga abapasiteri bo ubwabo basubiranamo, ni hahandi usanga abashumba bo ubwabo basubiranamo, ni hahandi usanga abakristo barogana, abadiyakoni ugasanga bararoze. Ubundi ni ibintu bitakagombye kubaho, ni ikimenyetso kigaragaza yuko urugamba rwatangiye kandi intambara yatangiye. Ahubwo icyo musabwa mwikomeze kuri Kristo. Ikindi cya kabiri, umuririmbyi yaririmbye indirimbo nziza numva aranejeje, aririmbye urwana intambara nziza, Kristo n'imbaraga zawe, fata ubugingo aguhaye ngo buguheshe ibyishimo, fata ubugingo aguhaye ngo buguheshe ibyishimo. Usiganirwaho Yesu yicaye agutegereje, niwe nzira kandi niwe bihembo byo kurushanwa, niwe nzira kandi niwe bihembo byo kurushanwa. Nta kindi dusabwa ni ugusiganirwa aho Yesu ari, kuko niwe wenyine wabasha kudukiza, niwe wenyine wabasha kuturwanira, niwe wenyine. Hanyuma icya gatatu ni uko agiye kuzabaho, wenda reka nkivuga uko nakibonye. Nagiye kubona mbona ndi kwa muganga, hanyuma uko ndi kwa muganga najyaga kubona hari umuryango umwe, nabonaga umuntu yinjiyeyo, ariko uwinjiyeyo nkabona agarutse arira. Abandi sinigeze mbona igihe binjiriyeyo, icyakora nabonaga bagaruka barimo kurira. Nkabona abagabo bararira, nkabona abagore bararira, nkabona abakobwa bararira, nkabona abasore bararira. Ndangije ngiye kubona mbona hahandi abantu bari kujya bagasohoka bari kurira, mpita mpabwa gusoma mbona handitseho ngo ni maternity. Ubwo ninza kuvuga ngo ni maternity birumvikana naho kubyarira. Hanyuma ngiye kumva
uko basohokaga barira, uko basohokaga bihanagura amarira, bumwe nkumva ngo arapfuye koko, abandi ngo arapfuye koko, abandi ngo ariko se ubu koko ngo mana ngo ni ukubera iki, abandi ngo ariko se ndetse bamwe na bamwe hari nabo nabonaga basohotse ariko nkabona ntacyo bitwaye. Ngiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo hagiye kuba impfu nyinshi mu bagore babyara, mu bagore babyara hagiye kubaho impfu nyinshi, ndetse tureke nabo ubwabo hagiye kubaho n'impfu mu buryo bw'abana babyara. Rero ijwi ry'Imana ryarambwiye ngo nimbabwire ngo musengere abagore batwite cyangwa se abazatwita muri uno mwaka w'2025, muzihatire gushaka Imana kuko Satani afite umugambi mubi wo gutwara ubuzima bw'ababyeyi, akagira n'umugambi mubi wo gutwara ubuzima bw'abana. Ahangaha rero icyo dusabwa, wewe udukurikiye ukaba uri umunyamasengesho, nanjye icyo nsabwa, ndetse nawe utwite cyangwa se nawe uzatwita bitewe n'iki kiganiro uzacyumvira, nta kindi urasabwa gusenga, ugashaka mu maso y'Imana, ukabwira Imana igahagarara ku buzima bwawe, ukabwira Imana igahagarara ku buzima bw'utwite. Kandi impamvu Imana iba yabyerekanya, ntabwo ibishaka yuko hari abapfa, ntabwo ishaka yuko hari ababura abana babo, ntabwo ishaka ko abagabo baba bapfakare, ahubwo Imana iragira ngo musenge, ahubwo ihagarare ku buzima bwanyu, aho iragira ngo musenge, ahubwo Imana ibarinde cyane, ibarindire ubuzima. Imana itugirire neza, Imana itugirire neza, kandi Imana y'amahoro ituganze. Ndibuka twiga hari akavugo, hari umwandiko umwe twari tuvuga ngo uri mwiza mama, uri mwiza ni ukuri si ukubeshya, sinkutaka bimwe bisanzwe, abantu benshi bakabya cyane, amezi 9 unwite ugenda wigengesereye, udahunga wanga ko mungabana, igihe mvutse ntarareba, mfureba neza nkanezerwa, imbehe yanjye kabibe nuko. Rero gutwita amezi 9 icyambere birababaza, ikindi cya kabiri kubura uwawe nabyo ubwabyo birababaza. Cyokora reka nere kugira byinshi ndenzo, wenda wasanga ari ukubura umwana mu buryo bw'umwuka. Reka muge ngo wasanga ari ukubura umwana mu buryo bw'umwuka. Usibye ko mu kubura umwana mu buryo bw'umwuka nabyo ni ikibazo, kuko nta mukristo udakwiye kugira umwuka wera, nta mukristo udakwiye kubana n'umwuka wera, kuko umwuka wera ni iki? Umwuka wera ni umuyobozi, umwuka wera ni umwigisha, umwuka wera ni umufasha, umwuka wera ni utuyobora, umwuka wera ni utwibutsa ibyo Kristo yasize atubwiye, ni nawe utwigisha ibyo yatubwiye, ni udusobanurira. Bivuze ngo umwuka wera ni umusemuzi, umwuka wera ni imbaraga, umwuka wera ni agakiza kuba mwizera, umwuka wera ni agakiza kuba mukunda. Rero nshuti y'Imana, yaba umwana mu buryo busanzwe, yaba umwana mu buryo bw'umwuka, nta kindi usabwa. Urasabwa kugira ngo udatakaza umwana. Imana itugirire neza. Urasabwa gusenga kugira ngo udatakaza umwana. Hanyuma abantu benshi kandi mujya muvuga ngo se ngo nukubera iki ngo ubutumwa ngo mubo muje kubuvugira kuri kamera. Ubu ni ubutumwa butareba umuntu umwe, ntago ari umuntu umwe, kuko ntago ndajya njya kureba buri mugore utwite, ntago namugeraho. Ikindi cya kabiri, inzara yo mu buryo bw'umwuka, ntago ndajya amenya ngo ninde uyishonje cyangwa se ninde utayishonje, n'ibindi. Rero niyo mpamvu Imana yaduhaye ubu buryo bwo kugira ngo imuze kumva ubutumwa. Hanyuma ubutumwa burareba Abanyarwanda, burareba abumva ururimi rw'Ikinyarwanda, ubu buhanuzi burareba Abanyarwanda aho muri hose. Ubu butumwa burareba abumva ururimi rw'Ikinyarwanda aho muherereye hose. Ubu butumwa ni mwebwe bureba, ni mwebwe bureba. Imana ibantumyeho ngo nze
nze mbibabwire, Imana impaye ubu bubasha bwo kugira ngo nze mbibabwire, Imana impaye ubu butumwa, inyemerera, inshyiriraho n'uburyo bwo kugira ngo nze mbibabwire. Icyo usabwa nta kindi, ni ugutegereza, ni ugushaka Imana, ni ugusenga, ni uguhendahenda, ni ugutereta Imana, ni ukuyisaba kugira ngo izi guhagarareho, izibane nawe, izikurinde, izikugirire neza. Imana ni urukundo, Imana ni urukundo. Imana ni njyewe Gideyoni tumye, njyewe Gideyoni integetse kuza uko imbaraga zanjye zingana. Uko imbaraga zanjye zingana ni uku nguku, nta zindi zirenzeho, nta n'iziri munsi yazo, sinzigabanyije. Yewe n'ubutumwa impaye ni ubu ngubu, ntabwo mbugabanyije, nta n'ubwo mbwongereye, ni ubu ngubu. Ahasigaye reka mvuge ngo Imana y'amahoro ibagirire neza. kandi mbibutse yuko impamvu Imana iba yerekanye ibi ngibi ni ukugira ngo ikwereke ko 2025 igutegurira ibyiza. Ni ukugira ngo ikwereke ko 2025 hari ibyiza gutegurira, hari ibyiza kwifuriza, hari ibyiza gushakaho, hari ibyiza. Niyo mpamvu ibi bikubwiye kugira ngo niba usabwa gusenga usenge, niba usabwa kwirinda wirinde. Muri make niyo mpamvu Imana iba yerekanye ibi bintu. Reka nshimira abantu mwese mukurikirana ibiganiro byacu, ariko wenda by'umwihariko reka nshimireho bana natwe 5 kuri 5. Niwumva nshimiye aba bana natwe 5 kuri 5 kandi aribwo bwa mbere ubonye ibiganiro byacu, utagira ngo nawe ndaguheje, kora subscribe, ubwo uraba wiyaboneshije cyangwa se uraba wiyandikishije. Hanyuma uko tukoze inkuru, uko dukoze ikiganiro, tukohereza notification ikwereka ko hari ikiganiro gishyashya tuguhaye nk'umugenerwabikorwa wacu wa buri munsi. Niba kandi iki kiganiro wagikunze, kanda like utwereke yuko wagikunze. Niba hari icyo wumva wakivugaho, inyunganizi cyangwa igitekerezo, jya muri comment utwandikire. Niba kandi wumva hari uwo wagisangiza, birashoboka ko ubutumwa wumvishe hari uwo wumva bwaba bureba, kora share, mubwire utumva ubutumwa burakureba. Kandi ntubu mutwerere nkaho ari we bureba gusa, nawe ahubwo wibuke yuko bukureba. Nongere mbifurize umwaka mushya muhire wa 2025, umwaka urimo Imana, umwaka urimo gukora kw'Imana, umwaka urimo ubushake bw'Imana, umwaka urimo kugirirwa neza n'Imana, umwaka urimo kubohorwa n'Imana, umwaka urimo imbaraga z'Imana, umwaka urimo ubuntu bw'Imana. Imana y'amahoro reka mbabwire ngo nibagirire neza, nibaganze, nibayobore, nibategeke kandi nibashyigikire mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen.